ngo hari business z'umwijima zakorerwaga ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ahanini bikomotse ku bayobozi babi bakomeza kugenda barya ruswa ntibite ku buzima bw'abaturage. Ndagira ngo kugeza kuri aka kanya leta y'u Rwanda imaze kumena hafi miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda bikomotse mu gaciro k'inzoga zafashwe bagasanga ngo zitujuje ubuziranenge ariko zikahita zimenwa. Abaturage bakomeje kugenda bibaza impamvu abamenye izi nzoga bakomeje kugenda bagaragazwa mu myambaro y'umweru isa nkaho by'umwihariko hari ikibazo cyakomotse muri izi nzoga cyangwa se cyamaze kuba kigaragara ariko kikaba kiri guhishwa abaturage. Ngo hari ikintu gikomeye cyane kiri guhishwa abaturage kiri muri izi nzoga zakomeje kugenda zikorwa by'umwihariko ukabona ko abamenye izi nzoga bakomeje kugenda bagaragara mu myambaro isa nkaho hari ikibazo cyamaze kuba kigaragazwa muri izi nzoga. Abaturage bafite akaga n'amakuba akomeye cyane nyuma y'uko abayobozi bakomeje kugenda bagaragara bari kumena inzoga ukabona ko by'umwihariko izi nzoga hari uburozi bukomeye cyane bwakomeje kugenda buzigaragaramo. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mwibaza, abaturage benshi bari kuvuga uti igihombo turi gukura muri izi nzoga nyuma y'uko turanguye inzoga ndetse kandi tukanazikura mu nganda zemejwe zikanahabwa ubuzima gatozi na leta y'u Rwanda. By'umwihariko ngo abayobozi barya ruswa bagomba gufatwa bose bakahita bafungwa bikomotse mu kuba abaturage batangiye gukora igisa n'imyigaragambyo bavuga ko bashaka ubutabera ndetse bakanahabwa insimburanzoga zabo by'umwihariko nk'amafaranga kugira ngo inzoga baranguye amafaranga yo baze kuyabona. Ahanini bikomotse mu kuba bakomeje kugenda bagaragaza ko bagiye bafata amabanke kugira ngo bajye gucuruza izi nzoga ariko nyuma yaho ngo leta y'u Rwanda ikaba yagaragaje ko izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Barakomeza kugenda bagaragaza ko bagomba gukora imyigaragambyo bagahabwa amafaranga yabo nyuma y'uko batangiye kugaragaza ko hari ruswa ikomeye cyane yakomeje kugenda igaragazwa. Ndagira ngo kugeza kuri aka kanya leta y'u Rwanda yamaze gufunga abayobozi bamwe na bamwe. Uko byagenda kose hari ikibazo gikomeye cyane kiri guhishwa abaturage. Ndagira ngo leta y'u Rwanda ize kudusobanurira ese niki kihishe inyuma y'izi nzoga zakomeje kugenda zibenwa ukabona ko abayobozi bambaye imyenda by'umwihariko y'ubwirinzi iriya myenda igigaragara ku bantu nyine bafashwe n'ibyorezo, ku bantu by'umwihariko bafite indwara zidasanzwe. Ariko kugeza kuri aka kanya leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragara by'umwihariko aboherejwe cyangwa se bahawe ubutumwa bwo kujya kumena ziriya nzoga ubona ko bagiye bambaye imyambaro iteye ubwoba cyane. Ikigaragara cyo nuko ziriya nzoga byanga byakunda zifite amakemiko akomeye cyane ashobora kukujya ku ruhu ukaba wagira ikibazo gikomeye cyane. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, impuguke zagaragaje ko ziriya nzoga uko ukomeza kugenda uzinywa ari nyinshi ndetse zikanagira mu mubiri wawe ari nyinshi ngo zishobora kurema ikindi cyorezo gikomeye cyane cyangwa se ahantu izi nzoga ziteraniye ari nyinshi by'umwihariko zikomeza kugenda nyine zitumura ari amakemiko uwo zatumukiyeho ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane zo kurwara kanseri by'umwihariko y'ibihaha ndetse kandi ngo ugashobora guhuma mu gihe gito cyane ukahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ndagira ngo abanywe izi nzoga bafite ibibazo bikomeye cyane, ngira ngo mbasobanurire kugeza kuri aka kanya uko byakomeje kugenda bigenda. Ndagira ngo leta y'u Rwanda hari ikibazo gikomeye cyane yakomeje kugenda ihisha by'umwihariko abaturage nyuma yo kugaragara ko ziriya nzoga zifite by'umwihariko amakemicals akomeje kugenda yica abaturage. Ariko rero benshi bakibaza uti twebwe twarangwe izi nzoga amafaranga yacu turaza kuyabaza nde, dore ko nyine ahanini izi nzoga twaziguze ku ruganda rwahawe ibyangombwa n'ubuzima gatozi na leta y'u Rwanda. Ndagira ngo FDI ize kuba ibiryozwa ndetse kandi baze no kudusubiza amafaranga yacu. Ariko ikibazo ntabwo ari amafaranga, wenda ushobora gukorera amafaranga ufite ubuzima buzima. Ikibazo n'abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibiza ndetse n'indwara zavuye muri izi nzoga by'umwihariko n'andi makemicals yakomeje kugenda atumukira by'umwihariko mu mubiri y'aba baturage. Ndagira ngo uwitwa Kazungu cyangwa se Emmanuel wari ufite uruganda Ingufu Gin United wakomeje kugenda ukora izi nzoga yatawe muri yombi ahanini akurikiweho icyaha cy'ubwicanyi nyuma yo guhabwa ubuzima gatozi bw'uruganda kugira ngo akore ibinyobwa byujuje ubuziranenge bigomba guhabwa abaturage bakabinwa ntagire ikibazo bagira. Ariko we yarangiza agakunda amafaranga cyane akahita akora by'umwihariko indi product cyangwa se akahita akora izindi nzoga
zirimo uburozi bukomeye cyane. Uwanyweye izi nzoga ashobora kurwara kanseri mu gihe gito ndetse kandi agahuma amaso bikaba byamuviramo n'urupfu mu gihe gito. Ndagira nk'uko byakomeje kugira bitangazwa mu mwaka wa 2026 leta y'u Rwanda iherutse gutangaza ko abagera kuri 50 bishwe n'izi nzoga ndetse kandi abandi bagera ku 100 bagahuma amaso. Hari ibanga rikomeye cyane ryaje kuba rivumburwa muri uru ruganda by'umwihariko bakoreshaga bakora izi nzoga. Buriya ngo nujya kureba ahanini inganda zikora ibinyobwa ndetse n'izindi by'umwihariko zikora ibinyobwa by'ibisindisha ngo buriya zishobora kuba zikoresha uburozi bukomeye cyane bukomeza kugenda bushyirwa muri izi nzoga, aribwo ubona umuntu wanyweye inzoga kuyivaho biba bigoye cyane. Ndagira ngo murabizi n'izindi nzoga zakorwaga by'umwihariko z'ibitoki, hari ibindi bintu basanze byongerwamo abakoraga izi nzoga z'ibitoki bari bamaze kuba by'umwihariko bamenya bakabishyiramo, ukabona ko abanywaga izi nzoga bakomezaga kugenda bahuma amaso. Igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri aka kanya ndakubwira ko abantu benshi cyane bamaze kwandura indwara kuri aka kanya igiye gutangazwa mu minsi mike. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, uraza kubona benshi bari gukomeza kugenda barwara indwara z'ibyorezo, abandi bagapfa, umuntu akaryama mu gitondo akabyuka yapfuye atagwaye nta kindi kibazo yarasanganwe. Hari ikindi kibazo ushobora kwibaza kuri izi nzoga by'umwihariko zamaze kugaragara ko ziri kwica abaturage ndetse kandi zikabahumisha amaso. Ni inzoga zakomeje kugenda zamamazwa by'umwihariko na radio, televiziyo, ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo ni inzoga zakomeje kugenda zitizwa umurindi. Hari benshi batangiye kugaragaza ko izi nzoga uretse kuba ngo zarakomeje kugenda zica abantu, ngo hari ruswa ikomeje kugenda yihisha inyuma. Ndagira ngo nanone izi nganda zakoraga izi nzoga Ingwe Gin United by'umwihariko ni ruganda rukuru rwitwa Ingufu Gin United by'umwihariko ngo zamaze kuba zifungwa bitewe nuko ngo zamaze gukekwa ko ziri gukoresha uburozi muri product cyangwa se mu bicuruzwa bakomeza kugenda bahereza abaturage buri munsi. Ndagira ngo none areba amazina yakomeje kugenda ahabwa izi nzoga, ahanini uraza gusanga ari amazina ateye ubwoba cyane no kuyavuga rimwe na rimwe ukumva nyine arasekeje, ariko nyine abanywaga izi nzoga bo bari barakoronejwe by'umwihariko n'uburozi bwashyirwaga muri izi nzoga. Ugasanga inzoga yitwa muri ture, kiwingo ndetse n'andi mazina yose akomeza kugenda agaragazwa kuri izi nzoga. Wareba nyine ukabona byanga byakunda izi nzoga hari ikindi kintu kizihishe inyuma. Ndagira ngo hari ibanga rikomeye cyane ryamaze kuba riva mu ruganda Ingufu Gin United ryakoreshwaga by'umwihariko n'abakoraga izi nzoga, ariko bakabigira ibanga rikomeye cyane bagakomeza kugenda bashaka amafaranga ntibite ku buzima bw'abaturage. Ni ikibazo gikomeye cyane leta y'u Rwanda ihanganye nacyo, ndetse nunareba n'uruganda rumaze igihe kinini rukora cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo hashize imyaka igera ku 10 izi nzoga zisibirikira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndagira ngo hari benshi bakomeje kugenda bapfa, ariko ugasanga nyine bararwara indwara ntabwo mu by'ukuri ziri kugaragara ikiri kuzitera cyangwa se naho ziri kuba zikomoka. Ni ikibazo gikomeye cyane leta ikomeje kugenda yibaza uti hapfuye abangana iki kuva izi nzoga zatangira gukorera ku butaka bw'u Rwanda, dore ko bikomeza kugenda byumvikana ko hashize imyaka igera ku 10 izi nzoga zigaragaye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni benshi cyane bakomeje kugenda bapfa bazize izi nzoga zakomeje kugenda zigaragara. Abaturage nabo bakomeje kugenda banenga by'umwihariko televiziyo, radio z'igihugu cy'u Rwanda zakomeje kugenda zamamaza izi nzoga bavuga ko ari inzoga zongera akanyamuneza ndetse kandi ko uwazinyweye ngo agira imbaraga zikomeye cyane. Ndagira ngo abakurikiraga ibikorwa byacaga kuri televiziyo na radio by'igihugu cy'u Rwanda mwabonaga ko bakomeza kugenda bamamaza izi nzoga by'umwihariko Ingwe Gin United ndetse n'Ingufu Gin United, ukabona ko izi nzoga nanone birakomeza kugenda byumvikana ko leta y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko n'ibikorwa byayo ari byo byiciye abaturage babyo, kubitewe nuko uraza gusanga ni inzoga zakomeje kugenda zitizwa umurindi, ukabona ko ari inzoga zakomeje kugenda zamamazwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Byanga byakunda benshi baratekereza ko izi nzoga ba nyirazo bakoreraga amafaranga ateye ubwoba cyane ku buryo no kuyabarisha umunwa bishobora kudakunda, ahanini bikomotse mu kuba burya ibintu bitemewe byinjiza amafaranga menshi cyane. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo abantu bacuruze ibicuruzwa bitemewe, ariko nanone
nanone leta y'u Rwanda ibihe umugisha ndetse kandi banabahereza ibyangombwa byo gukora ibyo bicuruzwa byishe abaturage benshi cyane. Kugeza kuri aka kanya benshi bari kuvuga ko imibare ikomeza kugenda itangazwa ari ibinyoma bikomeye cyane. Ushobora gusanga abagera kuri miliyoni bose bashobora kuba barapfuye bazira izi nzoga ndetse n'ibindi bicuruzwa byose byagiye bikorwa byihishe inyuma y'umwijima. Ndagira ngo hari business zakorwaga ukabona nyine byanga byakunda, izi business zakomeje kugenda zitwara ubuzima bw'abaturage batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Byagenze gute rero? Ngo nujya kureba uraza gusanga izi nganda zakoraga izi nzoga cyangwa se ibi binyobwa ngo zigitangira ngo zakoraga ibinyobwa byujuje ubuziranenge ndetse kandi ngo bitagira n'icyo bitwara ababinywa. Byagenze gute kugira ngo izi nganda zisange zigukora ibicuruzwa by'uburozi ndetse na business z'umwijima zakorerwaga mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikagirwa ibanga na bamwe mu bayobozi babi bakomeje kugenda batanga ibyangombwa ariko bagakunda amafaranga ntibakunda ubuzima bw'abaturage bayoboye? Ndagira ngo nanone ni ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bapfa, nanone mu by'ukuri byihishwe inyuma n'abayobozi babi bakunda amafaranga, batifuriza ineza by'umwihariko abaturage bayoboye bagakunda amafaranga gusa. Ndagira ngo turebe ese abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko bahashye izi nzoga kugira ngo mu by'ukuri bazicuruze ndetse kandi ngo bazereze abaturage bari bazi ko ngo ari inzoga zemewe, ariko nyuma yaho ngo baza gusanga izi nzoga zitujuje ubuziranenge ndetse ngo ziri gucibwa ku isoko. Ariko ngo ntabwo bikuyeho ko abaturage ndetse n'abacuruzi bahashye bakanarangura izi nzoga, ngo mu by'ukuri uraza gusanga hari benshi bakomeje kugenda bafata credit cyangwa se amadeni ku mabanki kugira ngo nyine tangize ubucuruzi. Ngo kugeza kuri aka kanya izi nzoga bamaze kuzamburwa ndetse ziranamenwa. Ndagira ngo twatangije video igaragaza bari kumena inzoga zahuye n'agaciro kagira kuri miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone izi nzoga zikaba zakuwe mu baturage bakaba bari kwibaza ngo amafaranga yacu turaza kuba tuyabaza abande twaranguye izi nzoga. Ukabona nyine bamwe na bamwe batangiye gukora igisa n'imyigaragambyo bavuga uti ubuyobozi bwacu ntabwo mu by'ukuri muri kutubanira neza bitewe nuko twaranguye inzoga, nanone mu by'ukuri tugakoresha amafaranga ya credit ariko bikaza kurangira muje mukazifata mukazimena ariko twebwe tugatahiraho tukavira mwaho. Ndagira ngo tuzakora ikiganiro kirambuye